Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Ishinjo ryuje ishavu wanditswe na Singizwe Yezu Donati unonosorwa n'itorero Indamutsa. Akawa undi wabonye ishitambagata n'urwo yari yambaye. Abantu benshi twumva twatunga ibya mirenge tugashinjagirana ishema twitwa bajejeta faranga. Gusa bamwe mu gushaka ayo mafaranga tujye dukora amahitamo mabi tukazicuza ubuzima bwacu bwose nyuma yo kubona ko ubwo butunzi butazabasha kutuvura ibikomere twasigiwe no kubushaka. Ese uko dushimishwa no gutunga ni nako dushishikarira gukora? Cyangwa natwe turi nk'uyu wumva ko gukena k'umukobwa guterwa no guhitamo nabo wo bazarwubakana? Dukurikira umukino. Ahubwo sugira ngo iyo bitaba mwebwe mwanyeje ugira ngo ibi byo nari kubikora. Bwa buturage ntibazi ibintu ukukosha. Uyu munsi wonyine wantwaye amafaranga arenga 1,100. Ko ni menshi. Aha. Kandi ubwo urebye iminsi imaze nyakoreye. Ko nta ntukitwaza ubukene ngo umunyacyaro bikabije. Ibaze muri iyi viziyo mwana gutwara umukobwa utamutereye ivi kweli. Ibyo bintu urumva biracyabaho. None se ivi bararirya. Maze n'ubu ndumva ntanyuzwe kuba utatumiye agafotozi n'umucuranzi. Ubu si ibintu bizibukirwa. Agatelefone nako gaciriritse niko kari gufata amafoto. Byirimbira iby'indirimbo. Sha ubwo muri muve muri ibyo ngibyo dore cuza amaje kunyandikira mu kanya arambura ngo bageze hano hantu. Barageze. Ndumva ubwo tegure barahageze. Baraja kwisha. Tugira baje. Nyaruko cyenda ariko ubwo kubonye urumva bitari kuri aburesi. Genda. Kirizi nagira. Rero tutabatindiye shema. Ukamere cyane. Karibu rwose. Mwana wanyangoye shaho. Usinya umuzane yari yanze kuza neza. Ntabwo se we mumva mubwira hano nagiye kubera iki natazwe nk'urayigiraga ibiki. Wow. Reka hano hasa neza. Abonye Ahantu harasa neza. Ariko n'abahageze bo bagasa neza kurushaho. Igeno cyarusha kora hano rwose wambaye neza cyane ngende ijana kwijana shawugira ibikabyo ariko nyine bubiretse mu banze musobanira ikintu kigiye kubera hano ngonje ndikubona rwose ntago ari ibintu bisanzwe ikibazo cyawe ukunda kuvumba yo wengewe hauzi n'ibindi kugira ngo utatwicira ibintu reka nze nkwereke reka bino hano ukuntu mbaze ugiye kumfuka amaso ndiko nara neza ahubwo ko si niko tuzari urabona ibikurikiye ndi kubona yabuze amavu n'amajo gahunera ubwoba reka kugira ubwoba urahabona ariko igira hino buretse gato nkuraho intebe atayigonga buretse ngaho rero reka zihore gukuru hagarara ahangaha kari ntukura utegereze mpaka twebwe turakwibwirira kubakuraho hagarara neza ureba umuri ariko impamvu turi hano twese ni ukubera weho okay rimwe kabiri gatatu aho kuramo gatambaro kuramo rwose Igeno mwiza nagenewe na Gihanga ukaba igisobanuro cy'uburanga n'urukundo rw'ukuri. Igeno nahoze nifuza kugira kuva nakumenya. Wanyemerera ukamfata ikiganza tugasindagizanya urugendo dusigaje maze tugasangira igeno nyagasani yatugeneye turi kumwe. Say yes muceceke rwose babumvise kudukinisha ariko oya muceceke rwose mwimena amatwi muceceke itonde genda gake cyuzo genda gake kandi mwese muceceke nta urwo rusaku ntabwo ndushaka niko benima Ndakumva. ni gute utinyuka ugategura ibintu byibura utanicaye ngo unanganirize utananyandikeye message ngumve ko byibura nemera kubana nawe ibintu n'ibiki cyose ni ikibazo emera wowe nta kibazo ngo emera kabisa. None se
icyo kukumenyesha utazi ni iki koko igihe urukundo ngukunda n'uruzi koko kuba unkunda ariko ntibivuze guhita underera amavivi uvuye muri ibyo akambara none se ubundi ubwo niko ngenda niteguye gushinga urugo washyushye rero urapfukamira nanjye ariko simvuze ngo uhite uza tubane igihe cyose byatwara nzagitegereza ariko rwose mbabarira ufatiye impeta uyambara ntayo mfata kuko nigaragaza ko ngukunda kandi ari wowe wenyine nshaka kubana nawe iyo mpeta ntayo mfata bene ma oya kandi ubyumve nk'ukuri ntayo mfata ntize bishoboka bite ahubwo mva nkubwire nakugira inama yo guhaguruka kandi rwose ugahaguruka niba udashaka gukomeza guseba dore abantu batangiye guhurura haguruka pe urumva mbabarira kuduteza ikintu ariko rero nawe kuba nifuje kukugaragariza urukundo ngufitiye ngize nabi kuko ijye ni ibintu n'ubuto niba ngutunga utiteguye basi mbabarira ndetse nayo mfitanye nawe gahunda oya wenda ntese si ukugutungura watungura umuntu wamuteguje niba ari n'impeta ya makeya basi ndagura ihenze ndagukunda rwose kandi cyane ndagusabye mbabarira wimbabaza umva rero nkubwire ndabona utari kumva ibyo ndimo kukubwira reka nkureke nigendere mugire ibirori byiza kandi reka mbere ko ngenda n'undi munsi ari wowe ari n'aba bose muri kumwe bitwa ngo ni inshuti ntimuzongere kuntumira muri gahunda ntazi mutamenyesheje muryoherwe n'inzoga mwateguye igihe urakomeza uragiye igihe no ibi ni iki bibaye mwuka byara mwigisha uhagarutse koko nimundebera ibintu mwanyoheje ngo nzemo saba hano noneho barimora imbere nakomangiye yemwe abo kwa mina mwaramutse erega nimukomeze ntihakinze mwaramutse neza haramutse ese burya niwe wagumye inyuma y'umuryango Venansi ni njyewe ugira ngo se ahubwo ntihabuze gato sinari ngiye gusubira mu rugo nari ngize ngo nta muntu urimo pe turimo da nuko narindi inyuma mu cyumba ndi kwitegura ngo njye gucuruza imbuto zanjye ko nzi ko amasaha igena batarajya ku kazi se kuki ataje kunyingurira uzi ko amaze iminota irenga 10 ku muryango ariko yego ko aho wagera hasi wigeze wumva koma kare do yazindutse yarubika sinzi ngo uruzinduko yajyanyemo na shebuje ngaho imana ishimwe rero ugadahari kuba adahari biramfasha kubona uko nisanzura kugira ngo nkubwire icy'ingenzi ese wa mugani uragenzwa n'iki ko nzi kuza hano ariko hari ikikugenza ni amahoro ariko niko mina we iya ni ibiki koko ibiki ubonye ngo umwana wacu ahinduka iciro ry'imigani inaha hose no ku mbuga nkoranyambaga umwana wacu uvuga se ubwo ninde kandi ubwo se ugiye kuvuga yuko utabizi ntabyo nzi wagira ngo ntuzi igihugu kirwana n'ikindi mada ntuzi ko umwisengeneza wanjye akaba umukobwa wawe yabenze wa musore ucuruza butike hariya hirya abantu mujya mumenya aho isi igeze koko ubu tugambo wirirwa utaramanya abantu mu cyaro urashaka kutuzana n'inaha ngaha mu mujyi ibyo se bikurebaho iki wowe bikurebaho iki Venansi n'ubu koko ubu se hari ahandi twenda gukura umukwe w'umwana mwiza nk'uriya koko ariko uzi ko unangaje ewe uzi ko ariko ngewe nari naramaze kumufata nk'umukwe mu muryango wacu ibyo birakureba niko umuryango wawe nande ariko numva wagira ngo uyu mwana turamusangiye kagira inkuru yaba umukwe bwo ko yaba umukwe wanjye wowe witera mu by'umuryango wanjye nkandi uzi ko wasazi yego mwana wabuze iwabo ese umutima nk'ubugira n'uw'iki koko ngewe nta mutima mubi mfite ariko Venansi nta mutima mubi mfite icyo ndambiwe n'utugambo twawe tutampaye agaciro ubyumve neza rwose niko ubu kuba umwana wabirirwa bamuvuga ko yabengeye umusore ku karubanda ntacyo bikubwiye ibyo se wowe birakureba biki rega nabonye hari n'abafashe amashusho asiga umusore ateye ivi akikubura akagenda n'ukuri byarambabaje umva Venansi ya rwose tuza umwana wanjye arakuze bihagije niba abona atari we mugabo wose umukwiriye njyewe ndindeho kujya kumwivangira mu buzima
ariko bose ntabwo ureba icyaho koko ntabwo ko n'inyamazi shondeka kandi nakwishyura rekera aho ngaho ureba ukuntu wagize ushushu reka turekera aho pe twinjiye no mu myenda y'imbere ntabwo nongera kugutera amazi ni ukuri si wowe wabitangiye se iyo uvuga se tugakomeza niba ubishaka oya n'ubundi ko ngena namaze gutoha rwose pe nta kintu byari bikimariye kubyihorera oya reka tugeze aha ngaha birahagije ahubwo igira hino nyine tuganire none se turakomeza kuganira dutoze gutya bose ko numva ngiye ntangiye no kugira imbeho shayige nibyo byihorere tube twigumiye hano ni ukuri ndakonje mbwira uko wabonye hano hantu nyine nakuza ikuremo imbeho bose ni ukuri pe uracyakomeje kuntungura nakubeshye bose numiwe nta kindi nakubwira ariko rero numva wakomeje kunyita bose ngaceceka ngo ugire ngo biranshimishije pe oya bifate mu mutwe mba bose turi muri kampani hano ndi ngoga sibyo ni ukuri munyihanganire pe sinzi impamvu kubavuga mu izina bingora si njyewe se uguhaye uburenganzira nuko ndi kukwita igeno nawe umpamagare mu mazina yanjye si ibyo si igeno nagenewe narugira weze kandi nawe winera isoni ngoga ni ukuri bawe ngaho mbwira rero urumva umeze ute ahantu nakuzanye urahavugaho iki ni ukuri ntakubeshye byandenze pe ni ubwa mbere nagera ahantu heza nk'aha mu buzima bwanjye numiwe ibaze ni ukuri pe umukobwa mwiza nkawe kuki utajya usohokera ahantu nk'aho ahubwo se uzi n'ikindi ndababaye kuba nakuzanye aha pe oya se kandi twakabaye twasohotse nk'igihugu akaba ariho tujya gufatira akaruhuko ibyo byari ukwigura ni ukuri bose nakongoga rwose pe maze n'ibintu numvaga bitashoboka sinumvaga rwose ko hari umukoresha watakaza amafaranga angana gutya ku mukozi umuntu kumushimira gusa ko akora akazi ke neza ntabwo nabyumvaga nkurikije uko ukora akazi neza aka ni akantu toto rwose nukomeza kwitwara neza uriya ibyiza biri imbere ubu se ahubwo ko mbona butangiye kwera ntidukwiye gutaha hakiri kare kugira ngo ejo tuzajye mu kazi ariko igeno nawe gukunda akazi kawe rwose niko none se ubu uhangayikiye kampani yanjye kundusha tuzi ubanze wishimane nanjye tuzaba dutaha n'ejo cyangwa ejo bundi hari icyo se none se turarara he bose cyangwa ubwo ku kazi abandi bakozi bavuga ko twagiye mbo gusa ibyo urumva ari ikibazo gikomeye koko none se turabigenza gute ku kazi namaze kubabwira ko mfite inama n'abanyamigabane ba kampani yanjye kandi birumvikana ngomba kujyana n'umunyamabanga wanjye hanyuma se nkabwira mama ko naraye he ariko jya umenya ko wakuze we ubu kuba wabwira mama wawe ko akazi kabaye kenshi ukaba ubona ushobora kurara ni ibintu bigoye se cyane ko maze no gufata icyumba muri hoteli ukuri kubivuga se nkaho wafashe icyumba kimwe bose banza witabe iyo telefone dore ndabona ari iyawe iri gusona uyu nawe naba ndetse tubanze dusoza ibyo turi kuvugana bose ko wavuze ngo wafashe icyumba kimwe aho gufata ibyumba ninde uri burare hanze ariko se banza witabe iyi telefone simbona ari wa mubyara wawe witwa beni wahereye karagushakara mwitabe uyu nawe ntarambirwa ngayangana gato numva icyo nshakiye alo ariko se ufite ikihe kibazo kuko benima ko nakubwiye ko ngo uhamagara akazi karangiye oya rwose buretse gatoya kumbwira ibya sheri ibyo uba ubishyize ku ruhande gusa ariko ndi mu nama na bose umva nkubwire mbabarira pe urabizi singikundana nawe winzanaho siteresi rero singikundana ubu se banyirukanye izo sheri zawe za ntunga ntarakarase si uwundakaje umva tegereza ndakuvugisha n'impuguka kandi rwose ndakwiyamye ntihongere kumpamagara si kigari ubu numvise
rumumvise ukuntu yavuze shema wanyumviye ngo aramvugisha nahuguka buri munsi asigaye ngababuze ngo muhamagaye ngo ntiyamvugisha ndakumva mwana ndikumva cyane pe gusa nanjye ntaho ndi kumva ukuntu igeno rwose ntaho simpfaga gushikira ikintu cyahinduye igeno pe reka mubwire kwizera abantu kwanjye kuri kure kubera iriya mpamvu ubu nzanye ninywera biyeri oya kandi nibyo nabyo ntago none se kuko nta mutima nama zigira ngo zizanenguha ako se ubundi nimwa tuvuga ibintu dusubira ibindi biki wewe uri kubona amaherezo gawe ari agahe koko izi nzoga zingana guca uri kubona zitazakwica koko ariko izi nzoga zanjye zigutwaye zigutwaye ikira hari umuntu nigeze nsagararira yego kuba nta muntu wasagarariye ibyo biri kumvikana ko ntawe wateje amahane none se ubundi mbabarira mbwiza ukuri ni iki uheruka kurya ryari kurya cyuzuzo n'umuzi tubona uri kubona ko ziri kukwangiza koko cyuzuzo n'umuzi ndamuzi ejo yaje hano noneho ukuntu bambubwira wagira ngo mwabiganiriye ngo mwese mumbwire ibintu bisa yari kumbwira ibyo biri kumbwira cyakora we yasize antekeye turarya ariko nawe twarashwanye yagiye antwariye byeri kandi ntazo yanguriye ngo nashaka konkora uboshye arizo aba yanguriye ngaho serekeraho ariko uri kugira ngo hari irindi cupa ndatuma wongera gushyira ku munwa wa mugabo mereza byeri yanjye zana hano ahubwo mereza byeri yanjye byema mereza byeri yanjye niba utanyoye wasibye niba ushaka amahoro mereza byeri yanjye nawe niba ushaka kandi ntayo ndaguha gusa wambwira ngo izi byeri zingana guca uruguhomera n'izamangoke ese ubwo ari wowe ntiwarambirwa guhora usubiramo ikintu kimwe kuko cyuzo koko duhuye wese nta kintu ambaza kubera iki none wowe uje no kubimbariza noneho no mu kazi nka daje nese nari kubikubariza ye handi igihe uko ubizi kuko urabizi neza umaze iminsi myinshi udahari kandi na telefone yawe ntibiriho ese ubundi nicyo ushaka kumbaza ushaka kumbaza iki nyine mbwira ko utavuga nyine iki kubera iki gihe kuki wakwifata ugahemukira umusore mwakundanye imyaka ingana kuriya abantu murasetsa dute nzi ikintu cyadanje nako zaraniye urumva nta cyadanje kuko wakoze kuba wakundana n'umuntu ari kubyaragiza ntibishoboke abantu bose mukundana muri abana ibyo urumva ari ibintu byadanje si ibintu bisanzwe kugira umu ex ni ibintu byatari ntabwo bisanzwe igihe wibyita ko bisanzwe kandi bidasanzwe rwose ni impamvu ki yatumye wanga umusore nkuriya nabonaga mukundana urwa burundu kuko utinya kubivuga cyuzo nawe gifite wowe abatipe bose mwakundanye wanye nabangaye kigira abana ngo mukabye abana ngiye icyo nzi cyo nuko nta kidasanzwe nakoze ni ibintu bisanzwe aba ex babaho cyakora ntakubeshya igihe warahindutse cyane pe kandi bizaguca ku nshuti zose wari ufite inshuti zidashobora kunshyigikira mu mahitamo yanjye nanjye izo ntazo nkeneye amahitamo yose akujyana kure ya bene imana sinzi ko ngiye nayagushyigikiramo pe sinkubeshye gusa nyine apfa kumbwira numve icyabiguteye kumva utanshyigikira se ubundi urashaka kubimenya ngo bigende bite urashaka kunyumvira ubusa nuko ntarabyumva neza ariko mbwira nta kibazo uri inshuti yanjye pe ntabwo nakumvira ubusa wabona wenda ufite impamvu cyuzo karame ubu ndeba ndatwite bana nyagasani ntumbwire ko wabenze bene imana unamutwitiye ige ahubwo ukita wirukanka mu bintu ukihuta mu bintu byose ninde ukubwese ko indagwita ari iya bene imana jya unatuza mu gake turashize mana y'u rwanda kumva ufite undi muntu mwakundanaga ku ruhande ku buryo unatwita inda yewe
shayige ni impamo y'Imana uri umwana mubi. mva ibyo byihorere urumva Yesu ntacyo we. ugenda kudufasha rwose pe nawe uri umukobwa kandi ufite umubiri. Mana nyagasani none se we papa w'umwana ninde? aha si ubundi uri mu iperereza mbimenye. ntambwire ntibaze ariko umuntu ntigeze menya uzi n'ukuntu tubwirana amabanga. mva papa w'umwana ntabwo ari ngombwa kumumenya nonaha ubyihorere. none se basi bene Imana wigeze umubwira icyo kibazo nyuma y'uko umukatira kuriya? ako nuko umutetse ngo ukabye cyuzu gusa urumva nari kubimubwira ngo bitange iki ngo afashe kurera uyu mwana se. ariko nkurikije ukuntu bene Imana gukunda yakumva pe kandi yanamurera aho sha cyuzuzo ntugashinyagure aramureresha iki se buriya uriya we yibereyeho. ngaho nyumvira ubu bukungu bwa bene Imana kuko uri umuzi uko umuzi urabona ari ubwo kurera umwana aka kanya koko. no gucyorerana none si igihe ukoraho uka igihe ubu ugiye gukora iki? ariko uzi ubwo koko ibyo ni ibintu byakuzana kumbariza hano ku kazi koko kwize. ndabizi ko akamaye makuru neza turi kunywa akantu ngoga ariko nyine amatsiko yanyishe pe. ndavuga ntibikanyure hano wazi uko uruzinduko rw'umunsi umwe byarangiye rubaye icyumweru cyose. ko rwagenze neza ra nabiyo bitaba akazi kanjye nari impangayikiye nabo tuba tukiriyo rwose. arabibonye ariko ko ibyo nakubwiraga ari ukuri. umva nta kintu na kimwe cyane n'ibifaranga mwana. kuriya mwana yarangoye batabyumva gutyo ngo ugire ngo byari byoroshye. ikizimaze si uko ubu wari umunyamabanga wawe mu kazi yabaye umunyamabanga wawe w'umutima. ariko burya abakobwa bazi kwikomeza utese kandi uzi ko se burya yangoraga kwa kundi kose nawe yaransariye sha. nibyo uzi ko ari nawe watumye tumara iriya minsi yose nabo twaje atabishaka da. ariko rero tuvuge ibintu dusubira ibindi imyaka yari kujyanye pe. harya ubu ntiwari urimo gukabakaba mu myaka za 50. imyaka ni imibare sha. ubuze kuba mfite iyo myaka byambujije kumara icyumweru ku mazi n'umwana mwiza nk'uriya wifuzwa n'abandi bangana sha. icyo nicyo bita rero imbaraga z'ifaranga. ubu noneho ugiye kubona umuntu uzajya ukumara siteresi zose za hano mu kazi. ese kuri kubivuga nkaho nigeze mburumara iyo siteresi sha. ariko abo byabaga ari iby'akanya gato. kereka niba igihe waramutakajeho imbaraga z'amafaranga bingana kuriya kugira ngo nyine umwishimisheho gusa. none se ubundi wumvaga mufiteho iyihe mishinga? usibye ko mbona yanyiziritseho kumureka byananiye. ariko sha dore umwana utanga keya. fatiraho rero fatiraho wibura ubwenge sha. ibintu byo kwirirwa mu bagore n'abakobwa batandukanye ntiwazabivamo. ukeneye kugira umugore ukwitaho nawe ugatuza. ukaba ushaka kumbwira ngo igene umurongore se mushyire mu rugo? cyane da. kereka niba watabyemera wenda kuko umuruta. none se kwize ko ikibazo cy'isi hari ubwo bariya abana usanga baba bakiri n'abana nyine bafite ibintu by'ubwana mu mutwe. urumva namugeza mu rugo agatangira kunyubahuka kandi urabizi ngewe byose ntabyihanganira ngoga niko nabaye. none se ubwo urashaka bo mu nga y'imyaka bacuze batakibyara ngo uranga akana gato kakubahuka? niyo baba baracuze ngewe se bimbwiye iki? abantu bibeye ko ngize abana 3 ku bagore batandukanye. ariko nyumvira ni ukuri ngoga ikize uko bumva se banyina bazemera kubagwa ngo barereshe mukase. shazana umwana muto kibyara uve muri ubwo bwana kandi ukuze. sha ntacyo nkwijeje pe. kubera iki? ngo guranze kandi sinjya mpfa gukora ibintu bitandimo. uriya mwana mba mbona ari umwasama rwose. wenda wamusohokana ukamwishimishirizaho nk'uko kose ariko pe ndakurahiye nta mubyeyi umurimo.
ariko uri umusazi ige urumva wowe ibyo bintu bishoboka koko ibiki bitashoboka ariko mbona ubirakariyemo wabigize ibyataye ntarakara se hariho aka gato nambwene wagakora koko wavuze niba udashoboye akazi bakazana undi mukozi ukareka kumvunisha urya uraseka siki ngo bagire bate cyuzo bagusimbuze uramvunisha ige uramvunisha igiye kora winsetsa pe ubwo si igisekeje kirimo n'iki mu byo mubwiye umva niba hari umuntu udashobora kunyeganyezwa muri iyi kampani aka kanya ni njye igena ureba ngo baze none se koko ubundi wambwira kuko uhembwa y'iki umushahara uhembwa n'uw'iki ubu kuva ku kwezi kwatangira ukoze iminsi ingahe iminsi yose nakora ariko se wowe bikurebaho iki bitandeba ntumvunisha none se uri umukoresha wanjye nk'uko ntari umukoresha wawe rero sindi n'umusimbura wawe ubifate mu mutwe kuko akazi wica n'igihe bosi yagashyize ku mutwe bitarega urabizi neza n'akange kaba katoroshye none ngo ngereka no gukora ibyawe none se kumva ari bosi wabigushyize ku mutwe urabyivugiye bosi yakagushyize ku mutwe nje monte urumva ninjye waguha ako kazi usabagure cyangwa ubyihorere ariko igihe mbabara ngewe nkubaza ikibazo kimwe wabaye iki wahinduwe n'iki hari ahantu nakomeretse ku buryo wambaza icyo nabaye kuri kw'Imana warasaze kuko nzi ko ari wowe muntu wazindukaga mu kazi ndi ngute kuko usigaye uza mu kazi nimugoroba cyangwa ukanagasiba ubona nta n'icyo bigutwaye we wimbaza ibintu byinshi untinza ndimo ndihuta miyo sakoshi yanjye iri aho ngaho inyuma imwe narayinsize imereze ngira uturungo nisiga ngira aho nigira ibindi urimo byihoreye buri urahuze ngo iki mereze isakoshi mbabara ntumbwire ko ugiye kongera ukagenda ureba n'akazi kose kari hano katarakorwa kubera wowe mbabarira igihe ibyo bintu bisubizaho bikuye ukaba wumva ngewe igena se nje mu kazi nambaye gutya we ariko wambonye nzenguruke neza undebe mereza ashaka ahubwo w'intinza turashize mana y'u Rwanda ige ni ukuri nanjye akazi kawe nta kundi bwongere gukora pe ni mama y'Imana ngo akazi kandi ubu ugize kuba igitondo cyose utakoze none nawe uziye nguje gutora makiyaje ku isakoshi warajyana irimo makiyaje wongere ugende gute se ngende hari utuntu nasanze nasize mu rugo mani mpereza iyo sakoshi ngira ibintu nirebera kwiki mpereza ndagiye hego uri kubivuga nta n'isoni ufite ndiziki ariko uragira ngo ngire isoni ziki kundi gukora ibyonze uri gukora ibyonze koko nsiba akazi ubona umukoresha wanjye hari icyo bimubwiye ubona hari icyo ambwira uretse wowe watunaye washyushye sheri mbona turuhuke ndarushye pe we nta nimugira wese ziki sheri nakubyinishije nabi se konzi ko ntagukandagira wese uko umwandagira sheri ahubwo nyine ni kure wabonye nkinjira ugahita utangira kumbyinishije kuko nta no kuruhuka umuntu aba atananiwe reka mubwize ukuri nubwo waje utinze nyine nabaye nkikubona mbonye ko wambaye n'icyo kimero cyawe n'ikibero gitendera ihuza n'ako karirimbo kazuke kari karimo bita nyine ngo cakirada rega no gufatirana wa ndarushye pe nize kuza niruka none dore nawe nta n'agahenge uri kumpa ariko se wamugane ubundi watinze uri mu biki si kacyuzuzo se kantindije ko yakunshyiraho amategeko ubushya ariko umukoresha wanjye ahubwo rwose byatumye hari ikintu nkeka sheri ukeka igiki se kandi umukobwa mwiza ubanza wowe na cyuzuzo hari ukuntu bimeze rwose kuko rwose nabonye asigaye ashaka kwigira umutegetsi uzahabaze ngewe ngoga ndanyurwa kandi nkamenya kumesa kamwe ubu ndi uwawe gusa nta wundi mukobwa n'umwe ashobora kureba n'ibihumbi nawe rero ka cyuzuzo uzakirukane dore mbona nazi ukuntu kandi ubanza kamfitiye ishyari reka nzimye iki kiratiyo siki kariwe rero twumvikane sheri cyuzuzo nta kibazo ateje pe ni umwe mu bakozi beza ngira ahubwo nyegeri
iryo tuyireke sheri dore ikiradiyo se sinkizimije si cyo cyasagusaga ndagicecekesheje da kandi nyine umutuzo nk'uyu kuri ngewe nawe uzi icyo uba uvuze dore kandi ubwo ari wowe uratangiye ikise ngoga nawe buretse pe buretse rwose ntubona ko umuntu aba yabize ibyuya koko uyu muziki wanshyizemo none ntushaka no gutuma umuntu atuza none si ibyo yabivuze iki sheri si njye nawe ubuse urumva se ndi bukwinobe ngo ni uko wabize ibyo wenda yewe wenda ariko ikibazo si ukunyinoba ngoga ahubwo hari ikintu nshaka ko tuganira maze iminsi nshaka kubikubwira ariko rwose nabuze aho mpera ego ko nyagasani hanyuma wowe wigena ukabura ahantu mpera se ariko ye ubwo icyo kintu cyaba ari igikimuko ngoga karame umukobwa unyura umutima wanjye kuva twava ku kivu cya cyumweru twamazeyo sindongera kubona imihango na rimwe rero ejo nibwo nipimye nsanga ndatwira data nkaba naraguteye inda se wifata nk'urwenya niko bimeze ngoga kandi ndakeka ko icyo ndi kuvuga ucyumva rwose ariko abakobwa mwabaye mute ariko mwigize abahanga koko ye ubu ugiye rero kunyaka amafaranga umurundo ubwo yo naguhaga ntaguhagije mbese ubu ugiye urashaka amafaranga pe ubu urashaka indeza igira uti ndashaka indeza nizera ariko kuri kugira ngo unyumve inde ukumva ngo guhora kumbwira amagambo meza mu kanya si uhindutse utyo ntabwo bishoboka pe hari igihe ugira ngo ndinjije ndidebe ahari nagatangaye rukondo maze iminsi unyereka yewe kumbi nawe uri umutekamutwe nk'abandi bose ese ngoga ibyo uri kuvuga ni ibiki ntabyo wumva se kubera icyumva wankorera ibintu nk'ibikoko ibiki ngukoreye mbese ubu ndekeye kuba umukobwa unyura umutima wawe mbaye umutekamutwe utaba umutekamutwe utaba wese ubwo uri kumva ibintu uri kuvuga byumvikana ese ubundi mbwira nyabo mbwira nyampi urifuza iki nyine iyo nda mbwira niba narayiguteye kuko uragira ngo nyikoreho iki mbwira wayikoraho iki kindi se nyine usibye kuyitaho weguye mu magambo make nyine ukita ku mwana wawe na nyine umutwite ariko se dutuze nkubaze uba amafaranga amaze iminsi nguha uri kumva adahagije uri gushaka ndi ariko indambi we indambi ngo urashaka ngahe se noneho nyamukobwa ni amafaranga yawe nkeneye ngoga ukeneye iki nkeneye kundongora nkaba umugore wawe byemewe nibwo waba unsubije icyubahiro wanyatse ubwo wanteraga inda ibindi urimo rero ubu byihoreye ariko agahinda si uguhorurira noneho ndabyemeye uteke muko ngewe ngoga ndongora igeno umukozi wa kampani yanjye ibaza abakire bagenzi banjye ese kubanza nakoroheye ukagira ngo ndi ikigoryi ngoga cyangwa hari wakomeje kumva ndi kubikwingingira kugira ngo hari andi mahitamo ufite nuko ye urakora iki se mukobwa mwi ariko naragenze ndabona koko wari wabona iki se ahubwo ngoga kuri kugerageza gukina n'ikipe utazi iyo ariyo erega ubundi ubwo wumvaga uri bunyihakane ngasigara urubwa rwandenze bavuga ngo dore ka gakobwa kabyariye iwabo niko wabyumvaga siko mbona wagira ngo hari ukeka ko kuba nararyamanye nawe bikuraho kuba ndi soje aka kanya se wibutse kuri bosera wabyanze kera ngoga ubu nanjye rwose kukwita bosi birangora aho ndebera rwose ubu nshinganya aka kanya koko ukaba ushaka ngo nkugira z'abagore rero naje mvuga neza ariko nuko ari wowe nzamuriye kamere ugomba kuyibona ariko ndashaka kukubaza ubundi wikanze iki kiri gutuma nyine mvuga nawe ukansubiza uko wishakiye ubwenge bwari bwiza bosi we ikibazo twabumenye twese urumva ngakira akira hano urebe witegereze ubundi tuze kureba mu kanya uza kuba ari kwinginga undi hagati yanjye nawe ikisi ige uyu ninde uwo ninde aya mashusho yakuye he wa mukobwa ubusiki ubiki kwabo bakiriho bandatiraga ngo bagenge ngo kampani yanjye noneho ubu bagiye kubona wowe wanyawe
reka nza ahubwo ndaranyashyize ku mbuga kampani yawe yamamarizaho maze ndebe oya ibyo byo byizamo basi uretse gato tuganira igihe reka urabizi ndagukunda pe ntabwo wanshyira ku karubanda ntabwo wanyandagaza gutyo tubiganireho kabisa ariwe atangiye kwitonda mbese umva nta kintu mfite nganira nawe ngo nta na kimwe ahubwo uze kumpamagara urumva umpa igisubizo kibuze kunshimisha naho ibindi ngo tuganire nasa nuko ugiye akuse nk'ibi ni iki mana yanjye nk'ibi ni iki koko nk'aka gakobwa k'agashitani kuki nakazanye mu buzima bwanjye koko yowe ko nimero y'idacamo Kigali we uzi ko bitewe n'ubwo bumpamagaranye bitumye ntega akamoto nabonaga imodoka yantinza none n'ibyo washakaga kumbwira none se ubwo uri kumva nta kibazo biteye koko kwize none se ni kangaho ubundi nakubwiye ngo uriya mwana w'umukobwa umushyire mu rugo yarinze ubwo ajya kugukangisha amashusho yawe wambaye ubusa atari wowe watindije ibintu ariko wowe ubwo urumva umukobwa wiziritse gutya ari gusa koko none ubwo uraza kwemera ubwambure bwawe bujye ku mbuga nkoranyambaga wacururizagaho koko nguga subiza nyine kandi wumva aricyo cyane y'ubwoba nyine none urakora iki hano ubundi igihe none wowe wakoreshaga izo mbuga nyine fata umwanzuro rero nk'umuntu w'umugabo nyine cyangwa wisanga ibyawe byageze hanze hahandi udashobora kubigarura none se mbigenze ntikwize ko ari wowe mise mpamagara kuko nzi ko wamfasha wangiriye inama nyine mugira inama rero mbere na mbere banza uhamagara uriya mwana w'umukobwa umubwire ko ubukwe bw'ubwemera kandi witeguye kubana nawe nukuri ntakubeshye nta gahunda yo kurongora igeno rwose nari mfite kwizera mbese mvaga ko nyine ari ukwinezeza gusa hagacukwe nanjye ngacukwanjye ibyo byahindutse rero kandi ugomba kubyagira kuko nta kindi wabikoraho aka kanya none se uyu mukobwa yaba ari imitungo yanjye ashaka kuko kwiza none se ubundi urukumva ari iki kindi ashaka koko ngoga ubu tuvuge ko uri umugabo mwiza cyane ku buryo uriya mwana w'umukobwa yakora ibyo byose ngo mubane biri aho gusa none ukaba uri kunyushya se ngo mbane nawe hanyuma nsahure kwize urabana nawe mu rwego rwo kumwikiza ngoga ikindi kandi wihangayika kuko urabizi ibuye ryagaragariye ntibarikishe isuka ntabwo umuntu yakwiba ubizi neza ko ari icyo agamije namugira ntese ko wumva iyo mitungo azaba ayifiteho uburenganzira nk'umugore mu rugo nyine tuza nyine nkubwire uko uzabigenza uteze amatwi mfasha pe kuko ndakomerewe icyo ugomba gukora rero ni ukubanza ukamwigiraho umwana mwiza yego ukanamubwira ko yewe nawe wifuzaga kubana nawe ikibazo ari uko yari agutunguye ikindi mwamara gukora ubwo bukwe yego ukamusaba gusiba ayo mashusho ahantu hose ari hanyuma se nkakomeza nkabana nawe reka nta n'isoni ukabimbwira uri gushinyika ni ikibazo rega nuko unciye mu ijambo ntarasoza kukubwira mama none nyine reka nkubwire byose birangire ubwo ikindi ukeneye ko numva nicyo utambwiye ko kujye ushaka ko numva iki kindi kitari uko unyambitse urubwa n'ukuntu nakuruhanye ndabizi ko ntabwo utagize kugira ngo tubeho neza njye nawe mama rwose ndabizi warakoze pe kandi rwose sinzanabyibagirwa none icyo unyituye ni ugutwara inda mu rugo ukaba nta vara uzapfa wambaye mama nkaba ntazigera nambikwa ikamba ry'ababyeyi wacyohewe mama erega nanjye ntabwo ndi igishushu ibyo byose narabitekereje pe kandi humura tuza bizaba kuko uwanteye inda aremera kunkoreshereza ubukwe bw'agatangaza wihangayika rero ibyo se bikazakuraho ko abantu bazaba baramaze kukota bavuga ko watwariye inda mu rugo humura mama bazaba rwose batarabimenya kuko rwose mu kwezi gutaha nzajya mu murenge ngiye na ngoga
koko ubusa umuntu azaba amaze gutumira abantu wa mwana we. Ibyo ntabwo ari byo byihutirwa mama, abantu uzaba batumira n'udukora ubukwe bweruye birimo bya bindi byo gusaba no gukwa n'ibindi rwose, kandi tuzaba tubikora ibyo ngibyo kuko rwose tuzava mu murenge tujya ku bana indangi itaragaragara. Wenda ndabyumva ariko uko byamera kose ntukwiye kubimbwira wishimye nk'aho ari ikintu cyiza wakoze. Ega nuko wanciye mu ijambo ntarasoza mama, unteze amatwi ukanyumva, nari nukuri ko Imana wakwishima nk'uko nishimye, mbabarira ubanza unyumva. Ngaho pfa kumbwira numve ma. Nyine mama, urumva nyine uwo muntu waninda ni umukire cyane, wumve nyine ko ari mu bantu bafite za kampani zikomeye hano muri uyu mujyi. Uri aho ngaho umukire. Ibyo se bikuraho ko ari umunyamafuti? Erega nubwo naguteze amatwi nakurakariye. Ndabizi ko numara kunyumva nawe uri bwishime. Erega mama, kandi urabizi ko kuva kera ntigeze nkubera umwana mubi, sibyo? Ese ubundi uwo musore uvuga mwahuriye he muko? Ubu iminsi ibiri ishize ushwanye na ka gahungu kacuruzaga ruguru ahangaha, uhise ubona umuntu anagutera inda. Ega twari tumaranye iminsi mama, kuko ni boss wanjye wo ku kazi. Ushatse kuvuga ko ugiye kuba umugore washoboje mwana wawe? Ubu aho wakomaga amashyi nawe ugiye kuyakomerwa cyane mama. Maze yanambwiye ko azagukodeshereza indi nzu ukava muri aka ngaka kureba. Mbega kubyara neza we. Ubu si byiza nk'ibyo nari kuzapfa mbikuye he mwana wawe? Sinakubwiye kuri bwishime. Ndumva ngize amatsiko yo kubona uwo mukwe wanjye. Ugera se ngo simfite ifoto ye mama? Urayifite? Rwose igira hano nkwereke, reba hano muri telefone. N'uyu niwe mukwe wawe mama. Yego komanda. Ko mbona wagira ngo ni umugabo wubatse se muko? Ubwo ni waba usenya urugo rw'abandi? Ubuya ni ukuri mama, ntabwo ngiye gusenya. Uyu muntu afite imyaka ingahe ko? Kiraza ngo ni na myinshi mama, nuko nyine hari ukuntu agaragara ariko nagakuze cyane pe, 50 yonyine. Yego mana, abakobwa bakowe. Egeza hirya iyo mifuka y'isukari habonekamo umwanya uhagije. Yewe uri kugira ngo biroroshera. Yewe natwe majije no kunanirwa ariko kunanirwa ntibyabura mwana. Reka twakoze akazi katoroshye cyane. Ariko wereka nkubwire, nugira ikibazo nituva dusoje gushyira ibintu ku murongo, ubwire tunyura ahantu ufata icyo ushaka. Ntiwabona nyuma y'igihe kinini cyane nanje nongeye kujya inkoko. Ariko jago shashe ba. Ubwo si nko kurumva ari ikintu cya danje wumva nakugurira. Nyamara abantu muzicwa no kutamenya gusaba. Ariko icyo ngo kundira kamana yanjye. N'umukire kuki utamusaba ikintu gifatika. Ntawe utanaga n'ubwiyemezi ubaka akanya ukibyutsa umutwe ukumva ushaka kugira ikintu wangurira kirenze inkoko. Ubwo urumva koko byari ngombwa ngo nyibutse ko aribwo nkibyutsa umutwe ra. Urabizi ariko nawe nta mutima mubi. Nuko numva gutangiye kunyiyemeraho nkaho wagira ngo nje nawe ntituziranye. Noneho byari bibaye imwe bya kagasore katirariye katarogora inko. Wabimenye ta? Sindi kubona sabwo ibintu byose tumajije kubishira ku murongo. Yohana, uretse iriya mifuka y'isukari yari iteje yarara hano se, nta kibindi nta birenze. Ibirenze byaba ari amahane. Maze uzaje uravuga ngo ntacu nagufashije. Chacha kora gutegura hano hantu hashashe uzakorera ubucuruzi bwawe byari bigoye pe. Reka nkubwire Shema. Mama Imana urakoze pe. Ibintu sinari kubikora njyenyine ngo mbibashe. Ariko rero tuvuge ibintu dusubira ibindi. Ntabwo akomeje kujura ambwira ngo ibintu byose ngo ni ibyawe. Oshaho umenye ko ntabyemeye pe. Kubera ikizi? Nese ko nzi ku akabotiki kawe akanywereye hafi yo kukamara. Ubu wambwira ngo amafaranga angana guca wagavanye he gukongera gushora koko gavuye. Wabyihoreye wa muhungu we ku bwenge buzubujije wese. Iyo menya hari ijambo kabisa. Ubwo ushatse kuvuga iki? Ugize ngo umwanzuro wo gufata inguzanyo muri cya kimina cy'abacuruzi iyo ngufata hakiri kare sinari kuba narateye imbere kera. Bivuze ngo wafashe inguzanyo yo gushora bundi bushasha cyane. Igishoro cya mbere wakinywereye ico. None zabonaga narasindaga muki. Shema gusa ibi nabyo byamfashije kwitekerezaho mwana. Aho
nabonye ko kuba narasuzuguye bene kariya kageni ari ukubera ubukene niyo mpamvu ikintu byansaba cyose ngo nkire ngomba kugikora kugira ngo nereke abantu bose ko igeno yahubutse atagombaga kunsiga kuriya ariko genda akanyagwe wagira ngo ugiraga imiti uraje nawe kandi ubwo ariho imiti isa y'ibiki niko habaye nta n'ameza ngahe gashize utandukanye n'igeno none uhise wishumbusha Cyuzuzo uzi ukuntu buranje mutinyaga cyane irahira ngo ni ukuri kurwanya Cyuzuzo ariko nk'ubu igihe mbanarere mpamagara ntabwo muba munyumva. ese ubu koko tuvugishije ukuri ubu ukiri mu biki koko sheri ngaho ndebera nk'igihe utahiye ariko nkunde ndyarya ukuntu mwiyoberanya niko mataho nyese ngo ndiki ese kukwita sheri ni ikibazo koko ngoga ubwo ari wowe uri gushaka kuko ukwepa ikibazo ndi kukubaza cyangwa ubona uriya amasaha narinda umushaka ikibazo kiriye mbese ubwo uri kumva icyo gisubizo aricyo gikwiye ese ubwo uba uri kunyibaraguzaho ugira ngo mubwire iki koko igena wowe ubundi wowe urinde ngomba kuguha ibisobanuro byawe narinde abo nari kumwe nabo urinde nyine mu bantu urinde ndi umugore wawe wanshaka utanshaka ibyo nta n'icyabihindura ndi umugore wawe ko bizi ko batagushaka nyine urumva ngaho shinguka mu muryango nigira kuryama erega ntubone nacishije make ngo ugire ngo urajya kundyamana utarasubiza ibibazo ngo ufitiye ariko bizi ibibazo mw'abantu ufite ikihe kibazo wa mugore mu mutwe wawe ufite ikihe kibazo uri tayari niko ngoga ushobora kunsobanurira abana nasanze hano mvuye ku kazi bageze hano bate mu zihe nzira abarezi bagutwaye iki hari abo ngo usabye guhahira cyangwa koza hari uwo nkurimo aho bagiye kujya baryama wari usanzwe waryama cyangwa wari kuzaharyama icyo nkubaza nyine bari hano nk'abandi bari hano nk'abana bari kwa se wababyaye urumva se nabo kubazana nkabashyira ahangaha gutya gusa mbese muri make urumva nta n'isoni biguteye kuba uba wari ufite abana batatu mu gasozi utari waranambwiye nk'umugore wawe ndikubwira se wowe uri impande uri iki kiganiro usibye kuba uri agakobwa kari aho ngaho kari kwihoma ku mugabo w'umukire nawe utagashaka kagira ngo uvuze ko utanshaka rero urumva umenye ko ariko nashaka ziriya nzana zawe urumva simbashaka kandi bagomba kumvira mu rugo bakagenda ubyumva ubyiteho twumvikane mada fata sitasiyo niba ukunda amahoro asesuye ikintu cyitwa gusohora abana muri iyi nzu byo ubyibagirwa byaruta ukagenda ari wowe arewe icyo nakubwira ni uko ngewe ntazabana n'abana bawe muri uru rugo ngoga ntabwo nzabana n'abana bawe mu nzu ubyumve ubwo ndabizi ejo wazazana na ba nyina hano ngo ukunde urunsohoremo ndakubwiye ngo jyana bariya bana gahoze bwira se niba kuzana ba nyina byatuma ugenda we urangaje mu gitondo bose barazindukira ngaho nyumvira urakubeshya ige zigushaka mva nkubwire nanjye wanshaka utanshaka tuzarubanamo icyo ngusabye fata bariya bana bawe basubize ba nyina bamvire mu nzu umva sha ayo makarito n'ibindi bintu byose byakwangirika mu bikurimo neza ntikomeza kubigerekeranya mutanyangiriza ikindi kandi mupakurure vuba dore sitoke yashize ntabwo muzi ko mu kanya amasaha y'abakiriya binjiriramo umusubiriza arabageze mugire vuba vuba mugire kuraje wawu cyakora sheri biranshimisha cyane iyo ngeze hano nkabona ukuntu buri munsi haba hari impinduka wayibonye ariko icyo bita kugira umwunganizi mwiza nabibonye rwose we ni wawe kugira ngo nakugira nari gupfa gutera imbere gutya se cyuzi mama y'Imana izina ni ryo muntu ubwo se ushatse kuvuga iki sheri umva nawe nshatse kuvuga ko ari wowe cyuzuzo cy'ibyaburaga mu buzima bwanjye nyine jya unkorera ahubwo ko bituma nibaza aho nahoze ndeba kirageze maye waranambonaga
ko niyo wamvugishaga waba ushaka kumbaza amakuru ya igeno gusa. ariko turamuvuze ndibuka we. Iki? ubundi igena inshuti yawe ameze neza. Kubera iki se umumbajije sheri? Ahubwo se yabuzwa n'iki kumera neza kandi yarageze ku byo yifuza. none se nyine kumva yabigezeho cyaracyamamagara mbaza iki? Ko wamagara? Reka amaze iminsi mbona nyishwe utumesaje tutamaye agaciro da. iri joro ubwo nabonye yampamagaye nko mu masaa 4 hafi n'igice gutyo ndi kuva mu kazi. Akubwiye se ko afite igihe kibazo cyatumye guhamagara izo saha we? Cyari kukimbwira gute se nigeze mufata? Yasha. Reka ese ayo masaha yo ko twari turi kuvugana. Urumva nari kugukupa ngo mbanze mwitabe. Nagende. Cyakora byutsa nyandikira nyibwirishwa ngo yagira ngo yumve ijwi ryanjye maye ngo yarankomboye da. Ariko ubuteka mutwe. Ariko uzi ko abantu batagira ubwoba we. Umuntu ufite umugabo azi n'ibyo yagukoreye akaba ari kukwibwirishwa ryo koko. Byo no gushira isoni. N'abashinzi. Ahubwo se shu. Ubundi wigeze umubwira ko dusigaye dukundana we? Cyangwa yumvaga nkiri kwa kunda ashaka kunduhukiraho? Kuba bizi byarabizi. Kuko aherutse no kubimbaza nyine. Mama kuraraho atafatika neza. Yanamunyiriye moto. Kuko urumva ko ntakina mwisanzura aho abereye mabuja. None asigaye aza no mu kazi yarakaye sinzi ibibazo aba afite. Ariko rwose ni mukansetse. Harya ubu ni nyokobuja? Nabihakana. Ahubwo se wagutuma kuri nyokobuja? Kweki? Sohokera mu nzu wagashyano ndavuze ngo sohokera mu rugo. Niwe wa mugore we. Sohokera mu rugo. Arewe ariko gusohoye nkandi. Gusohoye nka nyir'urugo. Ahandi si ku mugabo wanjye se. Njye simutwitiye. Ariko murabaza muri mu bice mwabagore. Nikaceceka kambana ngoga. Niba ushaka amahoro yanjye nawe sora akagashyano kakaya kawe muri iyi. Wangiye kunyitisha no wa mugore. Urayumva mbitwara amata. Rekeraho. Nukuno gasi. Sinongere kumva itagashinze. Uragashinze nakwereka aho mbera ko rero ndaje ndikwereka utaba gashinze se ubu wavuga kuri iwanjye wakora iki niba utari inshinga icyo hari uhakora ariko urayumvira di njye nasazanye n'umugabo nasose nyine umugabo ntiyambwiye ko mwabanye kuko yaguteye inda ubu se njyewe urabona ntatwite mada twite si biki nanjye naje ngo mbane na se w'umwana nyine ariko uzana ikindi izi ntambara njye ntabwo nazishobora sako kagore kawe urashaka iki se sanga hanze tuvuga danse ndekura ariko ibyo muvugana byose ntabwo ndekura mutware wenda yatuze ndekura guhagarara hawa gacucu hano isoni wowe urambonera akagashyano mbese ubu urimo kumva ari njye munyamakosa utaba umunyamakosa uri iki urumva induru wowe uri guteza n'uri wera ahangaha ni mu cyari kirimo ariko kuki ugira isoni nye wa mugabo we ngira isoni mbese uri kumva koko nkwiye kwicara nkarebera ukanzaniraho undi mugore mu nzu ntabwo nzabyemera ntibishoboka hanyuma umugore agutwaye iki iyo nzu ajemo ni yawe ni ya soni ya nyoko ni yande kabiri kangaye wowe ugena abantu bagenda hano muri uru rugo ese ngoga iki uba wiga ko ndi umugore wawe mu mategeko cyangwa uba wabyirengagije uzi ko wamfashe nk'umukobwa wigurisha usanze ahantu ku muhanda ubundi mutaniye heza abo bigurisha namwe mwese icyo muba mumaze hari ikindi atari ukugira ngo muteze umuntu igihombo mbese wongeye nkaba ndimo kuguteza ibihombo rero utabineza se ndashaka kukubaza twumvikane njye nawe uba abana wasanze hano ntabwo wabirukanye ndetse ntibasanze ba nyina hanyuma amafaranga mpereza ba nyina buri kwezi ntabwo barava muri kampani yanjye uyasubizamo si wowe babyaye se nta soni igihombo kirenze cyose ni iki none se nawe ubwo ngo nanze abana uravuze uti banze abana reka noneho mbazaniraho abagore urumva ari cyo kigomba gukurikiraho ngoga ni impamo y'Imana ndarahiye uyu mugore araguma muri iyi nzu ngenda isohokamo ngenda bikubwiye uraseka nta n'isoni ntabwo ahaguma uzi ko kuva twabana ariko kano keza uvuze nkumva kanyuza umutima wanjye yewe mbega kano keza wabunkoreye kuko ushoboye ukagira utyo ugasohoka hano
yewe ntakumva umunezero kuko ubundi nta kindi kintu cyawe nzi hano usibye induru gusa. mbese ubu ngubu urumva ukumva ndi kuvuza induru. isaha ndivuga gake. ariko ngoga ubundi urifuza iki? ute urifuza iki? ushaka iki? uzi icyo nifuza kandi sinyega ko ngiye kukikubwira bwa mbere nawe urakizi. umfashije mbese wagize gutyo ukamvira mu rugo kuko nyine byanezeza singushaka rero nanjye gukurira inzira ku murima gukurira inzira ku murima nyiharure neza ntabwo nzavamo. ute icyo nakubwira ni ukuriya mukobwa atari bundarire mu nzu ngoga ntabwo bishoboka kandi ndakomeje. ngo ikimada uvuze ngo iki ako kantu kawe kandi ndakanyuza n'urero akantu wa mugore we ndagira y'amasanga ko nzayisaziramo ariko ahantu heza nahava se ngasubira muri kariya kazu k'icyumba kimwe ndebera wagashyano nondoke biruhande se komana yanjye asagabanye sasa n'umuba wa mugore we ese burya wahuzwe impumuro y'imineke ubu se ko njye nayitwariye tuzabana bikunda amata ntushobora kwifata nk'umugore muzima. ni ukuri mbabarire kuba ari wowe ndi kuza gutura ibibazo byanjye kandi nta ruhare ubifitemo cyose. ikibabaje aka kanya urumva ari icyo koko igihe ngaho mbwira ubaye iki? gusa hari icyo utabona cyose ndahunze nyine ngo nzicwe n'ikindi kitari inkoni. hano yanjye none se ubundi byagenze bitewe n'icyo wakoze cyatuma ngoga gukubita? cyaheze cyose cyahe ngoro ko umuntu atagushaka gusa ibyo gusa ni ukuri kwimana nta kintu kidasanzwe nakoze asiga akora ibintu byose kugira gusa ngo ayimane nanjye. data we cyangwa hari icyo uri kumpisha sha cyose ushobora kwemera ko ubu nkubiswe inzira ko nanze kwimuka mu cyumba cy'abashakanye kugira ngo mbuga abari hagerara niho barayanze niho ushaka ego mwana nyagasani turashize noneho ngo gatuzi ntabwo yakora ibyo bintu mbabarira igihe ushaka ibindi ubeshye ubwo se niki cyatuma akora ibintu nk'ibyo koko? ubwo urumva ari iki kindi ashaka gatanya nyine. gatanya? kandi shakizo ni ukurara ruhira ubusa ntabwo nzavamo nicake nzahapfira. none se ubundi iyo gatanyira mu marira iki? erega shawe ntiwirengagize kuba uriya mugabo twabanye atanshaka cyose kandi n'aya mashusho yose namukangishaga nahise nyaziba yose tukiva mu murenge ariko twari twabyumvikanye nyine. nawe atubona ntacyo kinkangisha reka ngufate uko nishakiye. ashaka ko muvira mu rugo cyuzo kandi nanjye rwose sinava nona kuko urabizi ko icyo nanze ni ubuzima bwa gikene ntabwo nagenda nona harwo ubuzima bwa gikene wakunze se ko numva no gushaka kubusigamo agahanga. si ngombwa ko mbusigamo agahanga cyuzo. uzabigenza ute se? nyine nkubwire gahunda mfite njye nimara kumusahura ibizambeshaho n'umwana wanjye gake gake nzamureka nigende. no gusahura kandi kuko gatanya aka kanya ntacyo yamfasha yaranze ko dusinya ivangamutungo nagenderaho we. ariko se abantu babaye bate koko? gute umuntu yatinyuka kukugira atya bizi neza ko mutwitiye? rero ndeke umuvuna muheto ubanza yaramenye ko inda ntwite atariye. n'izina rya yesu. uko nimbona ameze uretse gato ushatse kuvuga ko ngoga atari wowe guteye iyo nda? wampa mwana kwiki? naryamanye nawe naramaze gusama kandi nari mbizi neza. ego yezu na mariya uravugisha ukuri jye? ubu wagiye kuryamana nawe nyuma yo kumenya ko utwite kugira ngo ukunde uzabimugerekeho? unzahera hehe mbwira bene imana ko yanteye inda uzi ukuntu twatandukanye nabi igihe ngerageje kumuhamagara atamfata bene imana yewe. ugize ngo iki gihe? ushatse kuvuga ko bene imana ari we papa w'umwana utwite? n'uwo rwose gusa ubu ngubu nyine aho bigeze sinzi niba ntanabimubwiye yabyumva pe.
uzi n'ikindi gihe sohoka hano utahe gira vuba kandi ntutume mbisubiramo ariko cyuzo ndakubwiye ngo ntutume mbisubiramo kandi wowe ko nansi ko wowe nsigaranye kuko igeno niba uzi ubwenge ntuzagaruke hano ntuzagaruke mu maso nzira ikintu cyose gishobora kuba kuri meni imana wankoze y'ibibi nta soni ibyo birakureba ntatinyuka kumujya imbere ko atanazi ko ari ikibazo kiri iwanjye mbabarira ibyo ni akazi kawe mukobwa ibyo ni akazi kawe wanze kumbwira ku nshuro ya mbere nkubaza ise w'umwana urumva uramumisha rero wishaka kumumbwira kuko uzi neza ko ngiye nsigaye nkundana na bene imana twenda no kubana fibere sohoka amayenga tata ngoga izo nzoga zose niwo umaze kuzinywa none urimo urashaka n'izindi reka nywe ashaka kweza gusa uriyahurira iki koko nuko ibibazo mfite nta kindi cyabinyuza n'izina ry'imana habaye igise kandi noneho harya ejo sibwo nahoze nkubwira ko igeno na musowe yahukanye ndabizi nyine ko wamuzaniyeho wera kugira ngo agende kandi byaranakoze nubwo warengereye ukanamukubita ariko genda ngoga wabinjirije ubanze ndigishwe n'izina ry'imana none si ikibazo kiriya wabuze ko yamaze kugenda se hanyuma ngashimira rya shyano nurakoze utumye kigenda ni ngaho akira amafaranga twavuganye hanyuma utambwira ko yavuze ko amafaranga ari make warayakiriye se yanze kuwafa batubwo umugore mukuru agiye urarongora ngewe kuko ntaho njya nanjye nwite inda yawe utiki ntabyanze da ataho kuwava wanyica bakamamba bikarangira mugabo wari umunyabibazo pe ubwo uremera umutunge nyine nawe uzashaka uko umwikiza nk'uko uwa mbere yagiye umenze ko numva bifata nk'ibyoroshye kugira ngo niwe gusa aha kugira ngo babonamo yato bakoze inama ngo bakoze inama izina ry'imana ko bande se bakoze inama ngo njye simbyumva urimo urancanga rwose sobanurira neza arumva nyine icyo ashaka kukubwira nagiye kubona mbona ba nyina baba abana baraje n'iwanjye ngo ba bati natwe agomba dutunge ufite izo nini tuzabura aho bwagiye gucya rero igeno nawe yagarutse uyu wanjye nasize abagore bato batanu kandi bose bafitiye abana niko sinumva ugiye kubaho nk'abakera ku bw'abami umugabo yatungaga n'abagore 10 da ko numva ubigize urwenya se ntese uragira ngo ugire ngewe ufite inshuti soko kwishima inshuti yanjye gusa uba ahubwo ndi kwibaza uko uzabigenza se ubu uzajya urara mu cyumba kimwe umunsi umwe ejo mu kindi uzabigenza uti ngewe se ninde wakubwiye ko nzasubira muri iriya nzu none se urabaye ngoga ubu muntu w'umugabo ukomeye nkawe twubahaga ugiye kwangara kubera abagore harya aka kabari nta marogi kagira njyewe kariya mashyana avuye iwanjye nibatahava se uzabigenza uti ariko zo muragira ngo mbabwire iki koko mama uvuga se uvuga iki ufite uruvugiro nukumva gusa uravuga gute basohora mu nzu warambwiye ngo umukwe wanjye azajya yinyishyurira nta soni make ntabwo nari nzi ko ari uko bizarangira mama ni ukuri mbabarira ariko se ubwo urumva ikihutirwa ari ukubwira umwana nabi koko none se ubu yangiriye neza wowe ntunabona ko akuriwe
akira amazi rata mwana wa banza umwige. urakoze ta ariko si ubundi ugura sote wa mwana we yewe biteye ubwoba pe asa nuko uragira ngo nsene koko mama ubuzima nari mbayemo kuko nasa gute kundi kutaruko hanyuma si ubwo uje hano kuhakora iki kuko ndi nawe kuri kubibona wangize nk'icyana cy'inyoni utuma ndeka gucuruza imbuto zanjye ngo uzajye untunga none dore narabishoboye mama wacishije make ukumva umwana ubaza duhongeraho tumwakirize kumukankamira koko nuko atari uwawe urumbye gutyo niyo mpamvu uvuga gutyo Venasi ngo iki nuko atari uwawe ni gute se atari uwanjye uyu mwana mukunda nk'uwanjye di nako ni n'uwanjye kuko n'umwana wa musaza wanjye urumva wivuga rero ngo nuko atari uwanjye nuko atari uwanjye se za amaraso yawe mbabarire mureke gutongana pe ntacyo gutonganira gihari ngaho ratatubwira uko ikibazo kimeze mwana wa ubu se ni iki gitumye utaha warabaye gutyo koko ubu iyo wawe waraje kare kose niba ubuzima bwari bwanze ese ubundi wa mugani warinze gusa gutyo koko umeze koko warinze gusa gutyo mu biki koko koko n'ababeshyi rwose nari mfite ipfunwe ry'uko abantu bazamvuga n'ukuntu nari narabihenuyeho bituma rero mba ngumyeyo wewe data we urinda ubwo umera utyo koko ige ese ubundi uwo mugabo ko numva ngo ni umukire washonje gutyo habaye iki ndebera yanitse amahahara yahoze ari umukire tante we ubu ntakiri umukire nako niba kinariho simbizi kuko twaramubuze bivuze ngo umugabo yaragutaye rero nubyumva se wa umugabo utinyuka guta umugore utwite inda y'imvutsi nk'iyi ngiyi koko ese ko wagira ngo yansize njyenyine mama ko yadutaye turi abagore 5 twese kandi twese uko twumva twabaga mu nzima warasaze mwana wa bakobwa bakowe ibi ni ibiki numvise umugabo akagucyuriraho abagore bandi 4 bose koko yewe bega inyamaswa muntu naragenze ndabona gusa nyine njye nta n'ikintu namushinja ta kubera iki ni ngewe wemeye kujya ku mugabo ntakunda nkurikiye amafaranga mana yanjye ngo nemeye gute gusiga umusore nakunze nkamwima n'uburenganzira bwo kumenya umwana we ntwite ko utiki muko utiki ntumbwire ko bene imana ari wowe waguteye iyo ndo ukaba waranze kubana nawe ukihoma kuri iriya mbwa y'umusaza ntubibwire ko nawe witonganye uwo mwana mi ni kenshi nakwiyamye kumushyingira ku mugabo ungana se urangurananira ngo ni umukire wibona rero ibintu bibaye ibibazo ngo umubwire nabi uramurenganya reka nashaka mbwire nabi tante rwose ndabikwiye mureke mbwire nabi amahitamo yaranjye ntabwo mbishyigikiye ige nta mpamvu yo kukubwira nabi byabaye byarabaye nta n'icyo twabihinduraho ariko mana koko kuki utumye isi inyota gutya koko ubundi umubyeyi mubi ndakwigenze bivuga gutyo mama nukuri mbabarira ndakuri gusa wajya kureba bene imana ukamubwira ko inda utwite ari iy'igi kukita reka nawe wabona se yakubabarira mugasubirana akagufasha rwose ntabwo nabona hano umuhewe ariko uzi ko ubu ngubu tuvugana afite umukunzi kandi wenda no kurushinga ikindi kandi buriya uwo mukobwa ni inshuti yanjye ya hafi magara rero ntabwo nabitinyuka pe gusa turagufasha iki mwana wanjye reka iryo ngushije we mbona uteye agahinda ko yewe mbonye ko nta mubyeyi ndimo pe nawe wikwirenganya umbabarire nta nama nigeze nkugira rwose mama nta mpamvu yo kunsaba imbabazi ni njyewe utaratekereje neza kuko numvaga nta muntu ushobora gushavura ashagawe n'ifaranga byatumye nkora ibibi byinshi ngo mbone ko nakira ariko mu gushaka gushinjagira nta kindi makuru atarisha shinjagira ushira muri uyu mukino ishinjo ryuje ishavu wanditswe na Singizweyezu Donati mwumvisemo Ngoga mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Igeno mwakiniwe na Iranzi Denise, Cyuzuzo mwakiniwe na Karangwa Liliane, Amina mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Rwibutso mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Benimana mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy,
Shema mwakiniwe na Sayimana Eric, Kwizera mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Venansia mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, naho wabakiniye Uwera ni Irasubiza Mukere Nestine. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe bafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugira ijoro ryiza. Ikinamico.